Ndagushuje cyane kandi nguhaye ikaze wowe udukurikira aho uri hose, waba uri mu Rwanda ndetse no hanze y'igihugu cyacu, nizere ko umeze neza. Iyo iracyari Beta Skills TV n'ubundi nk'uko musanzwe mubizi, tugenda tubategurira ibiganiro bigiye bitandukanye, akenshi biba byagufasha mu buzima bugiye butandukanye bwa buri munsi. Uyu munsi rero tukaba tugarutse mu kiganiro twahariye ubuzima, tukaba tugiye kureba ibitangaza bidasanzwe abenshi bakiri gukoreraho ubushakashatsi ku byerekeranye n'icyo bita banana flower. Ibi ngibi rero bikaba bitavugwaho rumwe, ariko abahanga bagiye batandukanye bakoresha imiti ya kinyarwanda, dore ko bari gukoresha iyi myanana mu kuba bakuza ingano y'igitsina cyabo. Ngiye kuza rero mbabwira uburyo ibi byose bitegurwa, ndetse tunarebere hamwe n'iminsi ushobora kuba wabikoresha kugira ngo ubashe kuba wabona impinduka ku byerekeranye n'igitsina cyawe. Niba utarakora subscribe rero kuri iyi shini yacu ya YouTube ya Beta Skills TV, bikore aka kanya kugira ngo n'ubundi tuzajye tubana mu biganiro byacu bigiye bitandukanye bya buri munsi. Guys, uyu munsi ndatekereza ari surprise. Ubu bumenyi bwose mbereka akaba atari ibintu mbyuka ngo nihimbire, ahubwo ari ibintu biba biri gukorwaho ubushakashatsi n'abahanga bagiye batandukanye, nkaba mbitegura nifashishije YouTube, Google ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye, kugira ngo mbashe gukompera research zigenda ziva muri ibi ngibi byose. Turaza kwifashisha rero umwanana, turaza kwifashisha olive oil, kuko niyo abahanga benshi bakunze kwifashisha mu kuba bategura uyu muti ukuza igitsina. Olive oil ni nziza cyane mu kuzibura imitsi, dore ko hari benshi babikora usanga bakwitwayemo umwikomo ko umuti wababwiye udakora, nyamara kugira ngo igitsina cyawe kigwingire biterwa n'impamvu zigiye zitandukanye. Uyu muti rero mbabwije ukuri, ushobora kuba wakora ku bantu usanga igitsina cyabo cyagwingiye kubera infection, kubera igitsina kitabona amaraso ahagije, ugasanga hari umuntu wari ufite igitsina kinini, ariko kubera ukagenda abyibuha cyangwa kubera ibinure byinshi, igitsina cye kiri kugenda kigabanuka umunsi ku munsi. Ariko niba uzi ko nta bibazo wahuye nabyo mu mubiri, ukaba igitsina cyawe ari uko kingana, nkaba nakugira inama yo kudakoresha imiti iri hejuru cyane uri kongera igitsina cyawe. Niba ukoresheje ibiri karemano bikanga, si byiza gukoresha imiti ishobora kuba yahindura byinshi mu buzima bwawe kugira ngo ubashe kubona igitsina kinini cyane nk'uko wowe ubyifuza. Ndabizi hari imiti igiye itandukanye, ndetse hari na bamwe bashobora kuba bakwibagisha kugira ngo babashe kuba bagera kuri iyi ntego, ariko n'ubundi urabikora, nyuma yaho ukabona ingaruka ziruta cyane izisumba izo wakagumanye igitsina cyawe nk'uko Imana yakiguhaye. Twikomereje rero tugiye kureba uburyo umwanana ushobora kuba waba umuti mwiza cyane wo kuba wakuza igitsina cyawe utiriwe ukoresha ibintu byinshi cyane ndetse binahenze. Urafata umwanana usa nkaho ukiri mutoya, urafata turiya dukopo ukadukata uduce tugiye dutandukanye dutoya, ukadushyira ku ruhande. Iyo umaze kudukata ufata amavuta ya olive, kuko niyo aba asa nkaho ari meza cyane, gusa uyabuze ushobora kuba wakwifashisha n'amavuta y'igihwagari, aya ngaya asanzwe. Ibi ngibi iyo ubishoje uhita ufata tungurusumu. Tungurusumu nazo urazikata ukazishyira ku ruhande, kuko buriya tungurusumu ni nziza cyane mu kuzibura imitsi ndetse no gutuma amaraso atembera neza mu mubiri. Ibi ngibi bikaba byafasha igitsina cyawe gufata umurego uhagije, ndetse no kuba cyakura mu gihe cyagwingiye kubera kutabona amaraso nk'uko bikwiye. Ibi ngibi rero iyo ubishoje uhita ufata icyo bita shea seed. Shea seed sinzi niba abantu benshi baza kuzimenya, kuko zikunze kuba zizwi n'abantu bo mu bihugu byo hanze, ariko nko mu masupermarket cyangwa n'ahandi hagiye hatandukanye hano mu Rwanda naho ushobora kuba wazibona. Ibi ngibi rero byose urabifata, ugafata utwo duce tugiye dutandukanye tw'umwanana ukadushyira mu mavuta, ndetse warangiza ugashyiramo n'izo tungurusumu. Aha ngaha ukoresha tungurusumu zigera kuri 5 mu bikopo akase nka 3 cyangwa 5, ugafata n'ikiyiko cya shea seeds cyangwa 1 n'igice bitewe n'uko ubyifuza, ukaba ucamutsa amavuta ya olive oil cyangwa ay'igihwagari, ariko ameza cyane ni olive oil. Aha ngaha iyo amaze gushya ushyiramo bya bikopo, warangiza ukabikaranga,
ugashyiramo na tungurusumu ndetse n'izi chia seeds. Ibi ngibi rero ubirekera ku muriro, byamara kumera nk'aho bishya ukabiminina, ugafata ya mavuta ukayashyira mu kintu cy'ikirahure, apana ikintu kiri plastique cyangwa ikindi, kuko ikintu cy'ikirahure burya nicyo cyiza cyane mu kuba wabikamo umuti wawe. Aya mavuta rero ukuntu akoreshwa mu kuba wamasa igitsina cyawe ndetse bikaba byakugirira umumaro, ndetse nkubwire n'igihe ushobora kuba wabikoresha kugira ngo ubashe kuba wabona impinduka. Ibi ngibi rero bikaba bigenewe gukoreshwa iminsi 12, ukaba wabikoresha nk'ibyumweru 2 kugira ngo ubashe kuba wabona impinduka. Mu gihe rero igitsina cyawe kitiyongereye nk'uko ubishaka, ushobora kuba warenzaho nk'iminsi, ndetse n'iyo kitakwiyongera bitewe n'uko Imana ariko yakuremye, ko ari icyo ngicyo ugomba kubona. Aha ngaha uyu muti ntabwo ubura ikintu na kimwe ubasha kuba wahindura ku buzima bwawe, dore ko usanga bamwe baba bafite ibitsina byoroshye ndetse bitanakomeye, usanga ari bya bindi bita umurego vuba. Aha ngaha niyo kitakura akaba ari igitsina gishobora kuba cyakomera, ndetse wajya ukora imibonano mpuzabitsina n'umudamu wawe akabasha kumva ko ari igitsina gifite ingufu ndetse ari igitsina cy'umugabo ushyitse. Ukaba umasa igitsina cyawe hagati y'iminota 3 kugera kuri 5, ukamasa uzamura apana kumasa umanura. Nk'uko twabibonye, ufata umutwe w'igitsina cyawe ugafata ya mavuta yawe ukajya umasa uzamura, apana gusubiza inyuma, umasa uzamura, ugenda uzamura usa nkaho uzibura imitsi yawe. Ibi ngibi ukaba ubikora buri munsi mbere y'uko uryama. Gerageza rero nyuma y'iminsi igera kuri 14, uzaze utwandikira muri komenti, utubwira nimba koko uyu muti hari byinshi wabashije kuba wahindura mu buzima bwawe, nk'uko abashakashatsi bakibikoreraho ubushakashatsi bibaza nimba koko uyu muti ushobora kuba ari impamo, ushobora kuba wakuza igitsina cy'abagabo, ndetse ntugire n'izindi ngaruka mbi ushobora kuba wateza umubiri wawe, dore ko ibi byose aba ari ibintu biri natirere kandi bitangiza umubiri. Ni ibi ngibi rero nakubwira, niba udukunda ugakurikira ibiganiro byacu tugenda tukugezaho umunsi ku munsi kuri iyi sheni yacu ya YouTube, ntubure gukora subscribe kugira ngo n'undi tuzajye tubana mu biganiro byacu bigiye bitandukanye bya buri munsi. Uyu munsi tukaba twari turi kureba ibitangaza bishobora kuboneka ku mwanana w'insina, mu kuba wakuza igitsina cy'umugabo, dore ko insina ari nziza cyane, uhereye ku rubuto rwayo rw'umuneke ukagera hasi ibivovo ndetse n'ibindi byose. Abantu benshi bakunda kubikuramo umuti utandukanye mu gukemura ibibazo bigiye bitandukanye, mu gutanuza neza amabanga y'abashakanye. Ubutaha rero nkaba nzagaruka ku gitsina gore babwira uburyo ushobora kwifashisha ikivovo ukaba wakongera amavangingo cyangwa amazi mu gihe uri gukora imibonano mpuzabitsina,